reka twekeze muri equipe ya Sport. Ni perezida wa Sport ufashe Faringanye akaba amwinjije mu modoka, urambaza ngo amujyanye. Uyu musore Faringanye murabizi ko yagize ikibazo mwivi, ibwo rero muri ugo rwego bakaba bamujyanye ku bitaro. Ndaza kubwira impamvu Faringanye yabyemeye, ariko Faringanye murabizi ko nari nababwiye ko yarafite igitekerezo cyuko bamujyana muri Senegal akaba yakwivuza igihe gitoya mu buvuzi gakondo, ariko perezida wa Sport yarabyanze neza. Ndaza kubwira abasore bagera kuri batatu, Muhire Keve, Ombolenga Fitina ndetse na Suleimani Dafe hari icyo basabye umutoza. Ibyo byose tuzaza kuba twabigarukaho neza cyane. Umufatanyabikorwa mushya wa Sport, ibyo murabizi, Canal Plus, bakaba basinyanye amasezerano ku isaha y'isa 5 miliyoni nyinshi cyane. Ndaza kubwira miliyoni baraza guhabwa muri iyi minsi itatu. Ku munsi wo kwa mbere barahabwa amafaranga menshi cyane, bahita bahemba ukwezi kwa kabiri. Ibyo byose ndaza kuba nabirambura neza cyane. Zakubwira Faringanye hari amafaranga gose ari gukusanya abayobozi ba Sport baraza kuba bahereza Faringanye. Ndaza kubwira ngo ese ayo mafaranga nanga, ese biteye gute, ese imvune ya Faringanye baraza kuyivuza bakwishije amafaranga angana iki. Ni amakuru menshi cyane kuri Robertinho, nawe ndaza kuba nabigarukaho right. Ndaza kuba nakubwira uko byagaze kuri Robertinho, nawe arahari neza cyane ku myitozo. Ese biteye gute ku mukino bafitanye na Gasogi muri iyi weekend, bimeze bite? Ndashishikariza umuntu wese utarakanda subscribe, aya makuru na makuru tasanga ahandi ni mama Imana. Umuntu wese utarakanda subscribe nakande subscribe, tumenye ngo ese bimeze bite, ujye ukurikirana amakuru ku gihe kandi amakuru meza cyane muri Rayon Sport. Amakuru yanjye nimba mujya muyakurikirana mwumva ko ari amakuru meza kandi imbere muri Rayon Sport. So ngira ngo reka dutangire ku mvune y'umusore Faringanye. Ni Faringanye gose, reka dutangire neza. Perezida wa Sport akaba afashe umwanzuro wo gufata uyu musore Faringanye, akaba amwerekeje ku bitaro gose, bakaba bagiye kumutunganyiriza ivi. Utite gute rero uyu musore Faringanye we, nyuma yuko bamubwiye ko bagiye kumuvura ivi cyangwa se bagiye kuribaga, ujya babwiha igitekerezo ko ashobora kujya muri Senegal bakamuvura mu buryo bwa gakondo, akaba yagaruka nyuma y'ukwezi akongera agakina. Ko nababwiye ko ikintu cyamuteye ubwoba nuko ku mugane y'Uburayi bamuvuye ivi rigamara igihe kingana n'umwaka, akamara umwaka adakina. Kandi Faringanye ngo ikindi kintu kiri kumubabaza ni ukuntu ngo aratangiye kugira ibitego, atangiye gutsinda, akaba yaratangiye kuba yavugishwa n'amakipe atandukanye. Akaba gose yari yatangiye kuvugishwa n'amakipe atandukanye, abarimo abatanga miliyoni 100, abarimo mbese amakipe atandukanye menshi ku mugane y'Uburayi ndetse nayo hanze yo muri amakipe yo ku mugane wa Aziya, amakipe atandukanye muri za Saudi Arabia. Icyo rero nacyo ngo gose kirimo kiramubabaza, ariko perezida wa Sport afashe umwanzuro. Ubu tuvugana bakaba baraza kumujyana kwa Dr Bukara gose, akaba araza kumubaga ivi. Ubwo ni ivi gose yo kubaza ivi, ngira ngo rimara igihe kirekire, ariko icyo wamenya gose nuko yarafite rendezvous kuri uyu munsi nk'ibisanzwe gose, ariko n'ubundi perezida wa Sport ngaraza kumwijyanira, kuko gose ni Faringanye gose utarubishaka niyabishakaga. Kinakubwira nuko uyu musore Faringanye umusore uraza kumuherekeza, nabwiye ko Yusudianye nawe agwaye ino afite akanoki, nawe araza kuba yamuherekeza mu gihe abandi baba bari mu myitozo. So ngira ngo kuri Faringanye ikindi wamenye nuko iyi mvune amafaranga akoreshwa kugira ngo bayivure hagati ya miliyoni 4 kugeza kuri 6. Ubwo amafaranga barakusanyije abayobozi ba Sport yarabonetse miliyoni 5,500, akaba yarabonetse, bakaba bagiye kugira gute gutangira kumwitaho Faringanye. Ubwo tuzakugendeza tugenda twumva uko bimeze. Ubwo gahunda amakuru menshi mwagiye mwumva ko gose abantu benshi bajya gukora kuri iyi nkuru ko Faringanye yanze ko bamuvura, ariko nayi nabibabwiye ho mbere. Ni amakuru ari yangezeho ku munsi wo kuwa gatatu. Ubwo ikintu gihari nuko Faringanye byarangiye gose nawe abyemeye right. Ubwo baramujyanye. So ngira ngo nibyo kuri Faringanye, amafaranga yabonetse, perezida ni uramwijyanira ndetse na Yusudianye.
ikindi nababwira nuko Rayon Sport ku mufatanyabikorwa Canal Police bakaba bamaze gusinyanya amasezerano y'umwaka, ku munsi wo kwa mbere barabahereza miliyoni 49 bahita bahemba abakinyi right, ukwezi kwa kabiri ubundi bazagiye kuri match ya derby, ibintu bigize gute biri good final, abakinyi bameze neza cyane. So ngira ngo ni inkuru nziza right. Rayon Sport yakeneye amafaranga, so ngira ngo bagiye guhita bahemba abakinyi baraba bari motivation ku buryo ibintu biraba biri good final. So ngira ngo ni ibintu byiza cyane, inkuru nziza muri equipe ya Sport, ubwo Fani nganye baramuryanye. Ikindi so ni ku bakinyi bagera kuri 4 Muhire Keve yasabye umutoza ndetse n'ubuyobozi muri rusange ko bamufashije uyu mukino wa Gasogi bamureka akongera akaruhuka nakoreshwe kuri uyu mukino kugira ngo ategure match ikomeye cyane ya derby. Suleiman Dafe nawe ufite ikibazo, nawe yababwiye ko gukina match ya Gasogi wenda ashobora kuba yayikina, ariko nawe yasabye umutoza ko yareka akaruhuka bakazakora indi myitozo muri cya cyumweru tuzinjiramo kuwa mbere, ubundi bagategura match ya derby. Umusore Ombolinga Fitina nawe ntago arakira malaria neza, sinzi nimba azagaragara ku mukino afitanye na Gasogi, ariko ni Gasogi nayo ikomeye right, ni Gasogi ikomeye. Tuzagenda tureba uko bimeze. Ubwo abakinyi badahari kuri iyi match ni Muhire Keve, Ombolinga Fitina, Suleiman Dafe ndetse n'umusore Yusudian. ubwo gahunda ari nuko rwose kuri match ya Gasogi hazakoreshwa umusore Kanamugiyoje. Ubwo nuko bihagaze, ariko uko Muhire Keve rwose we yisabiye umutoza ko yamuha umwanya akaruhuka, kuko Muhire Keve ikibazo afite iyo hagize umuntu umukubita kwibi cyangwa se rigakomana ntahita agira akabazo, biribwa cyane akagira ububabare, ariko ntago ari imvune pourquoi pas.